Kure mu mutima Afurika hari umuryango uhora ufunguye ugana munsi y'isi itazwi, umwanya uhora utoshye ariko ugatungurana. Iri ni ishyamba rya Congo cyangwa se uryite Congo Rainforest. Abashakashatsi b'abazungu baryise The Green Hell, irimbi ry'icyatsi kubera ko kuryinjiramo ari urugendo rwo guhangana n'urupfu muri buri ntambwe. Rifite ubuso bwa kilometero kare zirenga miliyoni 2. Ni ukuvuga ko rishobora kumira ibihugu nk'Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubudage byose bikaburira mu mwijima waryo. Ibi kandi birishyira ku mwanya wa 2 mu mashyamba manini ku isi nyuma ya Amazon Forest ifite ubuso bugera kuri kilometero kare ya miliyoni 7. Muri iri shyamba rya Congo umucyo w'izuba ni amayobera, apfukiranywe n'ibiti bigufi ndetse n'ibirebire cyane bya kimeza. Ibi bituma 2% gusa by'urumuri ari byo bigera kuri ubu butaka. Munsi y'iki gicucucucu hahora ubuhehere, umwuka uremereye ndetse n'ibinyabuzima bidasanzwe ku isi. Hano amateka yarahagaze mu gihe isi yo hanze ikomeza kugenda itekereza ku gutura ku mubumbe wa Mars. Mu mashyamba ya Congo ibiremwa byasigaye mu bihe by'amateka ya kera cyane biracyaba mu buzima gakondo, aho inzoka zifite ubumara bwica mu masegonda ziri muri ibi birindiro ndetse n'inyamaswa z'inkazi ziri mu ntambara y'ubuzima n'urupfu. Uyu munsi tugiye kwinjira mu gicucucucu cy'iri shyamba, tugiye kurebera hamwe ibiremwa biteye ubwoba bitaboneka ahandi ku isi, dusobanura uburyo bishobora kubaho muri uyu mwijima n'ukuntu n'ibiti ubwabyo birwanira kubaho. Bahaye ikaze kuri Hidden Dogs. Iyo utekereje ibintu biteye ubwoba mu ishyamba rya Congo ushobora gutekereza ingwe cyangwa ingona z'inkazi, ariko hano mu ndiba y'iririmbi ry'icyatsi intwaro zica kurusha izindi zihishe mu bintu bito n'ibimera bidahumbye. Munsi y'uyu mwijima habaho intambara nshya buri munsi, intambara aho n'ibiti ubwabyo biba bifite kwirwanaho ndetse n'inshishi zifite ubumara bushobora kwica mu gihe gito cyane. Izi ni inshishi zitwa bullet ant, ni inshishi zifite ubumara budasanzwe, ziba amatsinda ya kure cyane munsi y'ibiti birebire cyane. Zitungwa n'udukoko duto ariko uburyo zirwanira umuryango wazo buteye ubwoba. Zimwe muri izi nshishi ntizihiga zonyine, zikora nk'amatsinda y'ibitero, icyo twita mu rurimi rw'icyongereza army ant, arenga miliyoni, akagenda nk'umwuzure ku butaka bw'ishyamba. Icyo ari cyo cyose gihuye nazo, yaba ari imbeba, inzoka cyangwa isazi, gihita kiribwa kugeza ku magufwa yacyo. Iyo ziriye umuntu, ubumara bwazo bwitwa ponerotoxin bihita bwinjira mu mitsi. Izi nshishi ububabare zitera umuntu iyo ziri kumurya burakabije ku rwego utabasha kwiyumvisha, kandi ubwo bubabare bumara amasaha 24 budahagaze. Ku muntu ubu ni bwo bubabare bukabije kuva yabaho yakira. Dusangamo kandi ibiti bidasanzwe. Iki giti cyitwa Holacreptans cyangwa se cyita igiti cy'amahwa ya Arabica. Uruhu rwacyo rwose kuva hasi kugera hejuru mu mashami hazengurutseho amahwa ya Arabica. Aya mahwa aracyaye kandi arasongoye cyane kandi akura areba hasi. Muri iri shyamba aho ibimera nabyo byize kwirwanaho mu buryo bw'intambara, ibi biti bifite amahwa ya Arabica niba bishaka ko inyamaswa cyangwa abantu babitindaho cyangwa babirya. Buri hwi iryo ari ryo ryose kuri iki giti rishobora gusata uruhu rw'umuntu riramutse rimukozeho gatoya cyane. Ibiti bitunzwe n'ifumbire ndetse n'amazi meza binyuze mu mizi yabyo, ariko icyo bita kubaho kwabyo buzwa n'uburyo bwo gukwirakwiza imbuto bwiza kandi buteye ubwoba. Iyo imbuto zabyo zikuze ntizigwa hasi buhoro, ahubwo ziraturika zikaguruka mu kirere ku muvuduko wa kilometero kare 150 ku isaha zikajya kure cyane. Uwo muvuduko n'urwo rusaku biba bimeze nk'urw'imbunda irashe, kandi biva muri urwo rubuto biba birimo ubumara bukomeye bushobora gutera ubuhumyi umuntu cyangwa se inyamaswa ishobora kubyegera. Mu buryo butangaje ariko, ayo moko abiri y'ibiremwa biteye ubwoba akunze gufatanya cyane. Za nshishi zifite ubumara twavuze hejuru ziba mu myenge y'ibi biti. Ibiti bihereza izi nshishi inzu ndetse n'ibiryo, noneho inshishi nazo zikarinda igiti inyamaswa zose zishaka kurya amababi yacyo. Ariko kandi munsi y'aya mazi y'umwijima amateka y'ubuzima n'urupfu yanditswe mu buryo buteye amatsiko. Ntushobora gukinisha gushyira agace gato k'umubiri wawe munsi y'aya mazi kuko ihita uba icyanditswe cy'ibiryo by'abasirikare babiri bakomeye b'iri shyamba, imvubu ndetse n'ingona zizwi nka Nile crocodile. Ibi ni ibiremwa byombi bisangiye aya mazi, ariko buri kimwe gifite uburyo cyitwara mu mibereho yacyo. Ingona za Nile crocodile ni ingona nini cyane, zifite uburebure buhambaye bugera kuri metero 5 ndetse n'ibiro birenga 500. Uruhu rwayo rurakomeye cyane kandi iyi ngona inyura mu mazi nta rusaku na rukiteje. Iyi ngona mu migezi y'amashyamba ya Congo n'imashini ihiga, itungwa n'amafi menshi cyane ari muri iyo migezi, inyoni ndetse n'inyamaswa zose zije kunywa amazi ku nkombe. Iyi ngona ifite uburyo bwo kugabanya umuvuduko wo gutera k'umutima wayo, bituma ishobora kumara isaha yose munsi y'amazi itarahumeka. Mu buryo bwo guhiga bw'iyi ngona buteye ubwoba. Iyo ifashe umuhigo ntabwo iwurisha amenyo gusa, ahubwo ihita iwuzengurukana mu mazi n'imbaraga nyinshi. Ibi bituma uwo muhigo ucika intege, ugahwera ubuza umwuka maze ikawumira bunguri. Zimwe mu zindi nyamaswa dusanga muri iri shyamba harimo imvubu. Nubwo benshi bazi ko imvubu ziri mu muryango w'indyabyatsi mu mashyamba ya Congo, ariko mu mashyamba ya Congo izi nizo nyamaswa zica abantu benshi kurusha izindi zose.
Zitungwa n'ibyatsi biba ku nkombe n'ibimera byo mu mazi mu masaha ya nijoro, ariko ku manywa ziba zirwana no kubona ikindi cyo kurya gitandukanye n'ibyatsi. Muri aya mazi nta kiremwa na kimwe gishobora guhangara imvubu, kabone na ya ngona ipima ibiro 500 ntabwo ishobora kuyitinyuka. Imvubu zifite uruhu rukomeye cyane ndetse n'ibinure bituma amenyo y'ingona adashobora gushengera. Iyo ingona igerageje kwataka abana b'imvubu, izi mvubu z'inkazi zikoresha amenyo yazo afite uburebure bwa santimetero 50 zikaziruma. Ibi biteye ubwoba kuko zishobora no gucamo kabiri uruhu rw'ingona irumye rimwe ryonyine. Mu masezerano y'amahoro ashingiye ku mbaraga, ingona itinya imvubu, imvubu nayo ikareka ingona igahiga ibindi biremwa. Iyi nyoni yo ntisanzwe, izwi ku izina rya Shawbestock. Mu mashyamba ndetse n'ibishanga bya Kongo n'ujya aka kanya urayihasanga. Iyi nyoni niyo cyitegererezo cy'ubwibone, amakenga n'uburyo bwo guhiga bwuzuye ubwenge bwinshi cyane. Umunwa wayo ni umunwa munini cyane ugera kuri santimetero 24. Uyitegereje neza ubona ko imeze neza nk'inkweto y'igiti ikomeye cyane. Ku mpera z'umunwa wo hejuru w'iyi nyoni zifite agasongero gatyaye kameze nk'urushinge. Ako kantu gasongoye niko ikoresha mu gufata, gupfura ndetse no guca ijosi ry'umuhigo mu buryo bworoshye cyane. Shawbear niyo nyoni nini cyane ishobora gukura ikagera ku burebure bwa metero 1 ndetse n'amababa yayo iyo yagutse arenga metero zibarirwa muri metero 2.5. Ariko intwaro yayo ikomeye ni umunwa wayo uhambaye. Ntabwo ari uwo kuririmbisha cyangwa guhamagara izindi, ahubwo ni umuryango w'urupfu. Uburyo bwo guhiga bwa Shawbear buteye ubwoba kandi buratangaje. Ntabwo yerika inyuma y'umuhigo, ahubwo ihagarara mu mazi cyane cyane mu byatsi by'urufunzo iteze umuhigo wayo. Igikomeye cyane ni uko ishobora kumara amasaha arenga 6 itanyeganyeje n'ikibabi na kimwe cy'ibyatsi ihagazeho ndetse itaranahumbya n'inshuro n'imwe. Ibyo byose bikora itegereje kumva umwuka w'amafi maze ahazi ikayakorera ibyamfura mbi. Iyo umuhigo uje hafi, Shawbear irekura imbaraga zayo zose maze ikinaga mu mazi. Uwo munwa uremereye uhita ukata igikanu cy'ifi cyangwa inzoka zo mu mazi ndetse n'abana b'ingona. Mu muryango wa Shawbear akenshi zitera amagi 2, ariko iyo muri ayo magi havuyemo abana 2 b'izo nyoni, umwana w'imfura ahita atangira urugamba rwo kwica murumuna we, icyo bita mu rurimi rw'icyongereza suicide. Igitangaje kimwe nuko nyina itajya yivanga muri urwo rugamba, ahubwo irategereza ikareba umwana w'imbaraga nyinshi kugira ngo ari wiza guhereza ibyo kurya byinshi. Ikindi twamenya kuri izi nyoni ni uko zitagira ijwi risanzwe ryo gukurura izindi, ahubwo zikoresha uburyo bwo kubitanya iminwa yazo yombi nk'uburyo bwo kuvugana, cyane cyane iyo ziri gushaka izindi cyangwa se igihe ziri gutera izindi nyamaswa ubwoba. Iyo ari mu bihe by'izuba ryinshi cyane, izi nyoni ziruka ibyo zariye maze zikabisiga ku maguru yazo kugira ngo zigabanye ubushyuhe bw'umubiri. Muri aya mashyamba ya Kongo kandi inzoka zibamo ziba mu moko atandukanye, aho dusangamo izo ku butaka, mu mazi ndetse n'iziba hejuru mu biti, ndetse buri bwoko bw'inzoka zikaba zaragiye zihitamo aho kuba kugira ngo zitazajya zibona ibyo kurya zabanje kurwana bitewe n'imiterere yazo. Muri zo dushobora kuvuga nka Gabo Viper. Iyi nzoka ni ifite umubiri uremereye cyane mu moko y'inzoka z'ubumara ku isi, kandi ni ifite amenyo y'ubumara maremare kurusha izindi zose. Amenyo yayo ashobora kugera kuri santimetero 5. Itungwa n'imbeba z'ishyamba, inyoni n'utundi tunyamaswa duto. Ibara ry'uruhu rwayo rimeze neza nk'ikibabi cyaboze, risa neza nk'ibara ry'ikigina ndetse n'umukara. Iyo iryamye hasi ntushobora kuyibona kabone niyo waba uyihagaze hejuru. Iyo irimo guhiga ikoresha uburyo bwitwa ambush predators. Ni uburyo bwo gutega ikintu ariko mu buryo bw'ubwihisho, ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kumenya ko iri aho hantu kandi hategeye umuhigo. Dore uko ibigenza: ihagarara hamwe amasaha runaka, bityo umuhigo uje hafi ikawusimbukira ku muvuduko utagaragarira amaso y'umuntu, maze igashinga amenyo yayo maremare ku mubiri w'uwo muhigo, ikawurikuriramo ubumara bwangiza amaraso buzwi nka cytotoxic ndetse na hemotoxic. Ako kanya ubwo burozi buhita bukwirakwira mu gihe cy'amasegonda make cyane. Indi nzoka twavugaho ni ibita Jameson's mamba. Iyi niyo nzoka ndende cyane y'icyatsi kibisi kibengerana, uburebure bwayo bushobora kugera kuri metero 2.5. Izi nzoka zikunda kuba cyane cyane hejuru mu mashami y'ibiti ndetse zigatungwa no kurya inkende ndetse n'ibindi birimo nk'inyoni. Iyi nzoka intwaro zayo zikomeye cyane ni umuvuduko wayo ndetse n'amaso abasha kureba kure cyane, aho ishobora gusimbuka iva ku ishami ijya ku rindi ikurikiranye umuhigo yihuta. Iyo ufashe iwushyiramo ubumara bukomeye cyane bwitwa neurotoxic. Ubumara buhita buhagarika imitsi itwara amaraso ku mutima, ibi bigatuma umuhigo uhagarara guhumeka mu gihe cy'iminota 20 gusa. Muri aya mashyamba kandi dusangamo indi nzoka yitwa Central African Bush Viper. Iyi niyo nzoka ntoya ariko ifite amayobera menshi kubera ko uruhu rwayo ntabwo rworoshye. Uruhu rwayo ntabwo rworoshye kubera ko rumeze nk'amashami cyangwa se amahwa y'ibiti. Iyi nzoka itungwa no guhigira mu mashami magufi y'ibiti bitoshye ikoresheje umurizo wayo yawuziritse ku mashami y'ibiti, hanyuma igatega udukoko twose tuje hafi yayo maze tukaba ifunguro ryayo riyitunga umunsi wose. Iyo yica ikoresha ubumara bwangiza uruhu n'inyama
byitwa hematotoxique, ubwo nawe urabyumva iramutse igeze ku kiremwa muntu icyo yakikorera. Inyamaswa dusanga muri aya mashyamba ya Kongo ni nyinshi cyane, ariko noneho reka tuvuge ku mwami w'inyamaswa zose ziba mu mashyamba ya Kongo. Congo leopard niyo nyamaswa iyoboye izindi muri aya mashyamba, mu kingwe n'intare byo mu bihugu by'urwuri nka Kenya ndetse na Tanzania zikenera kwiruka cyane. Izi ngwe zo muri Kongo zo zahinduye burundu imiterere n'uburyo bwo kubaho. Izi ngwe zo mu mashyamba ya Kongo aho zitandukaniye cyane n'izindi nuko usanga zifite umubiri muto muto cyane kandi zigakunda kugira imitsi ikomeye cyane ndetse n'uruhu rw'umukara. Iyo tugeze kuri ibihugu nka Kenya ndetse na Tanzania dusanga izaho zifite umubiri muremure kandi wagutse cyane, zifite uruhu rukomeye ariko rudakomeye cyane nk'izo muri aya mashyamba ya Kongo. Izi ngwe nizo nyamaswa z'inkazi za mbere ziyoboye ubutaka bwa Kongo kubera ko nta ntare ziba muri aya mashyamba. Bimwe mu bitunga izi nyamaswa z'inkazi dusangamo nka bongo, ni ubwoko bw'impara zo mu mashyamba, abana b'inzovu z'ishyamba ndetse n'ingagi ntoya. Mu mihigire yazo ntizikunze kwiruka inyuma y'umuhigo wazo, ahubwo iyo ikimara kuwubona yikurura hasi buhoro buhoro ikagenda yomboka n'amajanja yayo atapfa kumvikana na gatoya kugira ngo idakanga umuhigo ngo maze wiruke. Birumvikana umuhigo ushiduka iyi ngwe yawugezeho, igikurikiraho nawe uracyumva. Izi ngwe zo muri Kongo zurira ibiti birebire kurenza metero 10 mu bujya hejuru, maze igategereza inyamaswa zije kunywa amazi cyangwa se kurisha munsi y'ibyo biti. Iyo umuhigo ugeze munsi yacyo ihita isimbukira uwo muhigo yihuse iturutse mu kirere, maze ikawufata iwuhuje n'ubutaka igahita iruma ku gikanu. Iyo imaze kwica uwo muhigo, kabone niyo waba upima ibiro bikuba kabiri byayo, ikoresha imbaraga z'amaguru yayo ndetse n'amenyo ikawuriza hejuru mu mashami y'ibiti binini kugira ngo udukoko n'izindi nyamaswa z'amashyamba zitaza kusangira nawe. Niba ugeze hano tukiri kumwe ndagushimiye cyane. Tuvuze ibyo mu mashyamba ya Kongo bwakwira bugacya, ariko niba wakunze iki kiganiro ukaba wifuza igice cya kabiri cyacyo kivuga ku bijyanye n'ibibera mu mashyamba ya Kongo, byandike muri comment. Niyo mpamvu duhari ngo tubigusobanurire byegeranyije ku murongo. Yewe mwari kumwe, nitwa Ming Leonce, kanda subscribe ubundi dukomeze kubana mu biganiro bindi turimo kubategurira. Mbifurije amahoro n'umugisha bituruka ku Mana ihoraho.